buri ibintu byasohoye korode bivuga Yongwe biba biri munsi y'umurongo utukura. Mu biganiro byose nagiye nkora nagiye ngaragaza ko korode ari umukozi wa Salongo. Byaragaragaye amushyigikira, byaraga yamushira abapasitoro bambaye fime, kandi korode ni mumuzi muzamubona. None se niwumvise ko ejo wundi umuvugizi wari bati kandi korode ariko umuvugizi wari bo ntabwo akwiriye guha warning korode akwiriye kujya kugororwa, ariko bakamugorora iminsi 90 kuko iyo ugeze hagati y'ibikuta bine indwara zimwe zirikiza. Ageze imageragere yinjira mu idosiye y'umuntu uri kuri burundu akamubwira ati je nzaguca umutwe wa Mujyinga anywa tunungu uri yataye umugore n'abana uri anywa tunungu, sibyo? Jewe naravuze ngo ribo nifate nibishaka imupima urumogi tuzane ibimenyetso se nawe mu video tugarure video zawe nawe ntabwo bikunda nta video wabona ndi kumwe na Salongo ngira tuzigarure umucyo n'umwijima byahurira he mwaregwa musa nkaho mwahuzaga ikirego nawe ubwo wafatwaga harimo ikirego kivuga ngo kwihesha ikintu hakoreshejwe uburiganya. Jewe se nigeze mfatwa nafashwe ryari si wihesheje ikintu cy'undi se ko tutazi iyo byahereye nimba baragisubije turabizi kandi sha mufite umunwa je naribye n'ibyihene si wanyu nibye ibyo nibye nibi ndakwiyamye ntabwo mbisi ibyo mwazabaza abashinja cyaha na dogiteri Murangira n'uzi by'amategeko. Reka twongere tubasuze mwebwe mwese abakurikiye BigTown TV. Imana ya muri bane namwe ndetse no kuri The Vibe TV The Vibe TV mu bato Diaspora The Vibe TV Canada The Vibe TV America The Vibe TV BigTown hejuru cyane BigTown TV yego mujyejuru TV wow amahoro y'Imana abane nawe mubyeyi. Wow nari ngukumbuye apostle. I am here umeze neza? Yo I'm ready umeze neza ufite vibe ziri cyane vibe oya bavuga vibe ni vibe wa mugani ni vibe iyo jano nabwo ugomba kwigisha icyongereza ngendera ku cyo nsanzwe ni vibe none ufite vibe iri hejuru cyane hejuru cyane arimo rwose hano nubwo ari akabe ariko Apotre Harerimana Joseph aka Yongwe Yongwe TV. Rero Yongubu ari kumwe na Bobo iyo bahuye biba byabaye ibindi tugerageje kugira ngo tumushake ariko uyu musaza kugira ngo uzamugereho. Wow ni ibindi abari umugisha guhura nawe ni iby'agaciro. Ari abantu bibwagira kugira ngo biroroshye butaturimo turakura amavuta bagira kandi amavuta yawe turayemera barayemera rati na vabu zanje barazemera ndi kwiganirira n'abajama. Ibi ni ibiganiro by'abajama abantu babumva ibitekerezo byanjye mukanya ku mugoro wawe ubuhanuzi duhurira ku ijambo yego ariko mu yandi masaha tugahura ku bitekerezo bitandukanye bigenda kandi bigenda byubaka abantu kandi mbona abantu barimo baragenda rwose babishigikira bagukunze cyane. Yes dukoze urugendo rero kugira ngo tubashe kuganira nawe uno munsi twari dukumburanye kuri Big Time ntago waruherutse. Wow ntago waruherutse tuguhaye none naraje ubu ntago wongera kuburaho naraje yego ubu rero mvuye ahantu hitwa mu Bugesera. Wow mvuye ku rubanza rw'umushuti wawe g'umushuti wa BigTown ndabivuga mvuye mu rubanza rw'umushuti wa BigTown ndetse na The Vibe. BigTown mufite uruhare ku ifungwa rya Salongo. Uratubeshyeye noneho bigenze gute ku rukiko rero? Ahubwo ndibaza kuki ntakubonye inde wowe nk'umushuti wawe ko nabangiye gukora iki ku rukiko kujya kumva gushyigikira wari bwambone ku rukiko se nagiye mu manza gushyigikira mushuti wawe. Kamera mwantunze zirahagije, ibinyamakuru byanyanditse birahagije, editing mwakoze zirahagije, genze ku rukiko mwongere mu ntunge kamera
nizo mwantunze wakaje gushyigikira mushuti wawe ndamushyigikira gute twarayasangiye Claude wamwamamazaga na BigTown mwari muhari ariko nawe waramuherekezaga ngewe wowe tuzane ibimenyetso se nawe video tugarure video zawe nawe ntabwo bikunda nta video wabona ndi kumwe na Salongo tuzigarure zirahari umucyo n'umwijima byahurira he umuntu ukora mu isi y'umwuka n'ukora mu isi ya Illuminati twahurira he ugushatse kuvuga ko Salongo ari mu isi y'umwijima mu isi y'umwijima nyine avurisha imiti ibyatsi ibimera ibikakarubamba umubirizi wambuba ibyatsi yahi je ni isengesho nanu twahurira rero ni yihangane aha wenda duhereye hano Aposo Yongwe ko wafunzwe ukajya muri gereza abantu bakazajya bitabira urubanza rwawe ariko se kuki nta ruhare ugira rwo gutarwo kwitabira gushyigikira bagenzi be ndaguha urugero ibiganiro bya Devaibu bibera muri studio za Yongwe genda guha urugero yego urugero derutse mu rubanza rwa Bishop Harerimana bazina bawe Jean Bosco ntago twiye tubona uza gushyigikira umuvanimwe cyangwa nari mu cyumba cy'amasengesho nifungiranya ahantu ni wango mani Abrahamu na Isaka na Harerimana Bosco na madamu wiwe tubabarire Bosco ubwo sari abantu baje gushengerera ku rukiko nanjye wari uri mu cyumba cy'amasengesho niziritsemo ndi gusaba Imana ngo boye kumufunga uwakoze igikorwa gikomeye kandi uri mu bantu basohoye ikiganiro bwa mbere agifatwa genda sohoye ikiganiro wamuvugaga neza narabangwa ituro ryubahwe mvuga ko nta mushumba utarya ituro niwabonye uburyo narwanije wa mwana wavuzaga induru ngo yamujyanye ikuzimu mbwira ribu ntariko ribu aba bantu bavuga ngo bagiye ikuzimu nta muntu wajya ikuzimu ngo acike Satani mupima uriya mwana mujye kumupima urumogi sijya wakoraga nta muntu wajya kuzimu ngo acike Satani Satani yaba yakubonye akakubohora ngo genda yaba yagutiwe murambuje bameze nk'abavango bagiye mu ijuru baragaruka wajya mu ijuru n'uwo munwa wawe ufite kuri BigTown ukagaruka koko ibyo bintu by'ibinyoma ari ibigi bapima urumogi ibigi bapima urumogi abantu bango bapfuye wamaze iminsi muri moruge barazutse ngo bavuye cyangwa n'aba pastor bango basuye abantu muri moruge ibigi bapima urumogi wowe se nawe wavanyeyo jewe nukuri kw'Imana ntawe nta muntu wasengeye genda basengera bagakira abadayimoni wavanyeyo iyo musengeye yapfuye bamujyana kumushyingura tukagenda tukamushyingura mu cyubahiro agatase wa mbere wabutaha wowe nawe wakuye ikuzimu ibintu muza ngo umuntu yagiye kuzima marame iminsi 3 ngo aragaruka wate urabona nk'uwo mutipu uri nyuma yawe Satani yamubona akamurika ubwo mutipu urabona yamugira imbabazi hajya bamwitana Mike Mariko Mike ubwo urabona Satani muhuye yakurekura yababonye ibyo kurya bishyushye yababonye uwese yababonye umutungo we wagendaga muri Kigali Mike Satani akubonye nubwo bwanwa bwawe n'izo derete zawe yabataka agatipi kanjye kabaga atuwanjye arahaje aratahuye yabaga ibimasa atuwanjye aratahuye turakaza neza nuko ibintu byubatse Mike uramenye utaziteza uramuri hasa wanyu ntabwo wazava yashaka Imana n'ubundi Satani azaserebera namubona rero ubwo ndimo nazatirangera Harerimana Jean Bosco impamvu mugaruye nibo bwa mbere tumuvuganyeho mwaregwa musa nkaho mwahuzaga ikirego naho ubwo wafatwaga harimo ikirego kivuga ngo kwihesha ikintu hakoreshejwe uburiganya jewe se nigeze mfatwa nafashwe ryari tangiye kwakana nyine nafashwe ryari iki mu bihe byashize byagenze gute icyo watangijanye uvuga ngo twagutunza jewe nyine byagenze gute mu bihe byashize si wihesheje ikintu cy'undi se ko tutazi iyo byahereye nimba baragisubije turabizi kandi mufite umunwa wumvise mufite umunwa ibyo bintu byanyu ntabwo yabisobanutse ako kantu muzakankubitisha imyaka ingana oya ni urugero rwo kugira ngo nibye nibyihene si wanyu nibye ibyo nibye nibi ndakwiyamye aha birabangwa ibya kera mu byibagirwa ngiye kurema ibintu bishya
ariko ibya kera bituhera amateka ibya kera bihe bitugaragariza aho tugana ibyo byarasibwe muri mashini none se ntabwo tukibuka urupfu rwa Yesu Kristo ndi Yesu sahashize se ndi Yesu usa ntabwo tukibuka ibya Goliyati na Dawidi sahashize aho nyine nawe uzajye wibuka ibyabo nanjye ndabyibuka wowe nta muntu uriba nanjye ndabyibuka bakese bavuga ibigoramye mu karaka ufashwe rimwe muvuga ko ari we yabimaze ufashwe rimwe niwe wabimaze ubu nijye urya amaturo jyenyine gusaba ko wubaka gereza nk'iziri mu waranabyigishije cyane nawe uracyabivuga ntabwo abantu bagitanga amaturo barahumutse ya nomero iba ku mugoroba w'ubuhanuzi ni nomero yo gutanga inkunga yo gushyigikira ikiganiro ntabwo ari narabihinduye ni inkunga yo gushyigikira ikiganiro cya The Bible ntabwo bikiri ituro ni inkunga zo gushyigikira ibiganiro uzare no kuri TV yo kwa padiri banga inkunga yo gushyigikira televiziyo inkunga yo gushyigikira Radio Maria ni inkunga yo gushyigikira The Bible ni inkunga yo gushyigikira Yongwe TV ni inkunga ibindi by'amaturo ndabihanije yego rata nyashire ba poso nabande yewe nibereye mu kazi ese nturaposa muzongera kumfunga munkuye wese nturaposa cyakire ba poso we nuri urayihakanye wivanyeho titire umaze iminsi utenga abandi nawe uritenze ubwo n'abantu babyihaye urashaka nkori ubwo uritenze niba abantu biba ari ba porofete niba abantu baramamaje ubwo uritenze niba abantu baramamaje mpano y'inda uriya witwa mpano y'inda ufunze abamwamamaje ari ba porofete hariya bitwa ba Muzese abantu bakamamaza Salongo ari abapastoro bakagira ubwo bambara fime bakajyaho bakigusha ubwo poso izina poso niba ari kugenda baryangiza ubwo urashaka kuryiyamburuka bivamo uritenze maze iminsi utenga abandi ubwo nawe uritenze ubwa poso urabwiyambuye kugira ngo udakomeza gutukanwa nawe hari umwenda utakwiyambura uko wambaye hose nyine nawe wakwiyambura umwenda wambaye hose aposongwe mu majyepfo mu majyaruguru use wahakana ko umuravumba udakiza none kutangira wahakana ko umuravumba udakiza wahakana ko wambuba itavura inzoka wahakana ko umubirizi utavura inka iyo bavuga Yongwe bavuga wambuba bavuga umuravumba bavuga igikakarubamba gusa ibyo bintu wabyiyambura gute batera inkunga rero ikiganiro deva yego twari turi kuvuga ngo Bishop Harerimana Jean Bosco bazina bawe umuyobozi cyangwa umushumba wa Zerafati Holy Church twayagiriwe umugisha abasha kuva muri gereza ariko ya ntagafungwa ariko akatiye urubanza zarutsinda naraka gisubitse we azanabitsinda atanga n'ingwate y'inzu azanabitsinda n'itoro rizongera ribeho mama ntugasenyuke mama mfura yanjye Bishop Harerimana voze Imana igushyigikira kurwanirira amina amina teke ufite icyizere yuko iriya torero ayoboye Zerafati ryakongera gusubizwa ubuzima gatozi oya iyo itoro baryambuye ubuzima gatozi barongera bagatangira bagakora sitati nshyashya bagashyiraho amategeko mashyashya bagashyira organization z'ibyo batari bujuje leta ikongera ikabahiriza ufite icyizere kuko nk'iyo bagufunze ufungurwa ukambura uburenganzira ukaza ukuzuza ibisabwa ugasubira muri sosiyete Yesu yaravuze ngo narashagashashe yego ndomeka ishyamba ariko ntabwo kazazima ubutumwa rero abantu wabonye barira bameze kuri yitwa Zerafati buriya bafite impano bafite umuhamagaro itoro ntirizazima rizongera ribaho ryitwa ukundi yego dore ko yaranashyigikiwe cyane nta muntu n'umwe twabonye ku rukiko atarira amarira yo kuvuga ati umubyeyi wacu yadukoreye Imana yamukoresheje ibikomeye iby'amarira byo ntabwo twabitindaho twabonye n'abarira ngo Salongo yarabafunze twari tugiye kubigera natera imbere nyine ni ubuhamya batangaga yes rero ku itariki 31 Ukwakira nibwo urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko rwafashe Salongo witwa Rurangirwa Wilson wamamaye nka Salongo akaba akurikiranweho ibyaha yafashwe ari ibyaha bine ariko ubu byamaje kugera muri 6 yego ubuvugizi bwa RIB umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri yatangaje ko yafashwe nyuma y'iperereza rimaze iminsi rimukorwa
barikora utabizi ukaza kubona ukabona ngo ba wasanga hari natwe ari kutwigaho kamemo niba mujwi by'abandi bari kubigaho batarabigaho se mwagiye mwiyigaho batarabafata mwagiye mwifata mukirepotinga. Akaba akurikiranwaho ibyaha birimo icyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Aposo iyo bavuze kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya hari abantu kubyumva bitinda. Ni nk'iki baba bashatse kuvuga ko ushobora kuba hari icyo waba utubizeho. Ntabwo mbisi ibyo mwazabaza abashinjacyaha na dogiteri Murangira n'uzi by'amategeko ye bambaza imirongo ya Bibiliya. Nese muri bira nta buriganya burimo. Umunyabyaha baba bavuga umuntu nyine wakoresheje ubwenge bw'uburiganya agatwara ikintu cy'umuntu amwizeza ikintu kidashoboka. Iyi nicyo bita uburiganya. Iheza ndonye nyine ni uguheza abantu urumva bikubiyaho. Gukoresha inyandiko mpimbano, inyandiko mpimbano nyine ni ukujya ahantu ukiyandikira ibintu ukiyita dogiteri kandi nta byangombwa ufite, ukiyita pasiteri utarimitswe, ukiyita potere utarimitswe, ukiyita afande nta karita ufite utarabaye umupolisi, ukiyitirira urwego nyine. Ukiyitirira urwego n'ibyo birimo. Ariko hajemo n'ikindi cyongeremo cyo kuvuga ngo yafungaga abantu mu buryo butemewe. Ni ugufata abantu ukabajyana iwawe mu rugo ubabwira ngo urabafunga, urabaha serivisi utemererwa gutanga, ukafungira abantu iwawe uvuga kuri dogiteri wavura udafite imiti. Harimo n'akandi kavuga ngo imitungo afite nta busobanura bufite aho bwavuye. Wazayisobanura kubera ko nabonye canu zose zimurega ati twaguhaye amafaranga, imitungo afite ayikomora mu kuvura nyine mu kuba ari dogiteri, yiyita dogiteri. Umuntu rero yise dogiteri abona abantu avura. Umuntu yise enjeniyeri abona ibiraka byo kubaka. Umuntu yise aposo abona habwiriza. Imitungo, inkomoko y'imitungo ni ibikorwa yakora. Icyatumye rero tugira umwete wo kugushaka cyane ahanini yego nibyo, ariko ahanini ni video yarayisohotse nijoro ku Ikaze TV Rwanda kwa Pastor Claude, bigaragaza ko wowe na Salongo hari umubano uhambaye mushobora kuba mwaba mufitanye, bigaragaza ubwo nawe wari uri mu gihome agufasha mu gihe cyo gushaka umwavoka. Buri ibintu byasohoye Claude bivuga Yongwe biba biri munsi y'umurongo utukura. Gute? Impamvu ebyiri. Mu biganiro byose nagiye nkora nagiye ngaragaza ko Claude ari umukozi wa Salongo. Byaragaragaye amushyigikira, byaragaragaye amushyira abapasitoro bambaye fime, byaragaragaye amwamamaza avuga ati dogiteri Salongo, byaragaragaye amutwara mu modoka, byaragaragaye mu bintu bitandukanye Claude amwamamaza. Naho rero jewe ntabwo Salongo yampaye inkunga kuko jewe umuntu asaba inkunga hari. Mugore wanje ntiharaziranye na Salongo. Salongo ntabwo twari tuziranye. Salongo ibya Salongo nabishwanyaguje mbyanga ku mugaragaro, amavideo arahari. Mvuga ko n'imbwa yanjye atashobora kwitunga inkoni ngo apfe. Izo video zirahari. Ibya Salongo byaragaragaye namagana mvuga ko atagendera hejuru y'amazi. Byaragaragaye insenyi yaje kuma inkunga, jewe surabona ndi umuntu kamemu. Izina ryarakomeye, igini ryarapfuye, ubukene bwabwiye ubutindi, imyatsi bwira karande, irango mbibwira kiranga, kiranga ibwira ibitega, ibitega bibwira amahembe, ubukene bubwira ubutindi. Bati nimwegere kwa Poso Yongwe akagozi karacitse. Ese kuvuga gutyo kandi bigaragara ko ayo mafaranga yatanzwe kuri kamera arimo n'amadolari, ese ntago yaba yarakugezeho? Wakwiririye mwana, iriya ni diru ya Salongo, ikaba ni diru ya Claude. Bari bakoranye n'umudamu ngo w'umunyamategeko ntazi kugira ngo banjugunyemo bantega agatego. Bagiye kuntega agatego rero basanga no muri gereza ndasenga nderekwa umwavoka ndamwanga.
n'amafaranga uraya ya bari banteza agatego baguhe ngo mwavoka bakwishyuriye hanyuma ako gatego rero basanga nderekwa n'umugore arerekwa ndababwira ngo isuka n'agatebo ku ipera ayo mafaranga rero nta niyerekane aho yayerekanye kuri message ayoherereza umugore wanjye cyangwa umwana wanjye ibyo byapfuzwe gutyo birangira gutyo kandi Korode ntimumuzi muzamubona none se niwumvise ko ejo wundi umuvugizi wari bati kandi Korode ariko umuvugizi wari ntabwo akwiriye guha warning Korode akwiriye kujya kugororwa akwiriye kujya kugororwa ariko bakamugorora iminsi 90 kugira ngo nyuma y'iminsi 90 ikaze Rwanda TV yaba yazimye twajya tumujugunyiraho n'ibiganiro abayutubi yose umwaka mu kiro kimwe n'undi kimwe ariko akagororwa iminsi 90 umusabira amezi 3 oya n'amezi 3 ntakarenza amezi 3 ntakajya munsi ke ntakajya oya 3 rwose yakwiriye kuyakora akagororoka ziriya ndwara arwaye zikagenda zikiza kuko iyo ugeze hagati y'ibikuta bine indwara zimwe zirikiza iriya yo kwinjira mu buzima bw'abantu iriya yo gukurikirana ibintu iriya yo kuvuga byose nk'ibyo yavugaga kuri Mutesi iyo yo kumbeshyira kwa Salongo izo ndwara zose ageze imageragere yinjira mu idosiye y'umuntu uri kuri burundu akamubwira ati ge Nzaguca umutwe wa Mujyinga ati kuri burundu ntacyo bongera yego yinjira mu idosiye y'umwana uri kuri veniseke bafashe afite nka 45 wumvi 35 azakora veniseke urumva azavamo afite 60 akakubwira ati ubuzima bwanjye ni hakati nahakuru ubu buriri ati peti oroham akoro yagaruka yoroshyira akayobora showbiz ku murongo mwiza ubu tuvuge ngo abari bazi ko kuko impamvu wenda twagize umwete no kwibaza kuvuga ngo eske kuki Salongo yabashije gufasha Apotre Yongwe ariko uyu mwanya akaba nta n'ikintu base nta n'ikiganiro kivuga neza Salongo turabona none se je nigeze muvuga nabi kumbi ntaga nivuga ko inkoko yapfuye nige wayiteze umutego kumbi ayo mafaranga nayo niyakugeza yavuzwe se Salongo yageze aho navuzwe hari ibinyamakuru mpuzamahanga ugeze wumva bimuvuga no natuzi ni safungiye ko ari mu Rwanda ko ari kumwe n'abanyarwanda kwinzego mu Rwanda zikora neza ko nta kiboko muri kasho ya polisi ko nta muntu gukubita kwa amazi yo koga hari ari ihangana sejo bundi akagaruka se reka tubwire umugore yego ni ihangana tubwire abana be bihangana ahubwo inshuti zegera umugore nawe rero ari mu maboko ataraye ese bakuzanira baba bagushinja ibyaha 7 ukabacika nanjye kimwe cyangejejeyo haswe 7 kafite abamushyigikiye bahamya ibyo yabakoreye bitangaza nk'ibyo namwe bajya bavuga rimwe na rimwe aho imbaraga zanyu n'izabo zitandukanira hehe ko muri kuko bamwe bazi ibyo ababishop bari kuzira ni nabyo abapfumu barimo barazira iyo usaze ukajya mu nzira ntubura bakoma mu mashyi kuba umuntu yasakarira ngo yaramvuye se ni ikimenyetso yasaze kuba umuntu yarira ati yaramvuye ni ikimenyetso wapisha buruyuzi bamwinjije muri Beati sobanura neza wari urwaye iki yakwikiza hari abantu rero bashobora kuza bajye bibuka ahubwo ko gutanga ubuhamya burimo ibinyoma ko bihanwa n'amategeko utanga ubuhamya ku rukiko cyangwa muri sitasiyo ya polisi babanza kuguha agapapuro ukakuzuza uremera ko ubu buhamya ugiye gutanga ari ukuri niba utanze amakuru y'ibinyoma uremera kuzayahanirwa ibyo bajye babimenya nujya ku rukiko kuvuga ngo byagenze gutyo ujye umenya ko biga bakunyuza muri sitasiyo ya polisi bajye bagenda hagati abantu bamenya amategeko kandi no kuba umuntu yaba yaravuye umuntu agakira muri biriya bikombe bakuyemo imiti harimo ibishishwa by'umuravumba umuravumba uvura giripe harimo ibishishwa by'igikakarubamba harimo ibishishwa bya wambuba ivura inzoka nese tuvuye ko nta muntu wigeze ukira umuntu yarakize hari abakize kandi n'abagiye kwa muganga bose siko bakira hari n'abapfa ese ko numva usa nkaho uri kurwanya wenda ubushobozi bw'ubuvuzi bwe inde wowe nese yavuye ndi abo bose batanga ubuhamya none se ibiganiro byatambutse kuri BigTown niho ntibihari subiza inyuma urebe ndikubwira bagiti ni ngaho tujya kwa Salongo manura ari amahembe mene turi atumuga
manure ruriya rw'impondo ruriya rw'urukwavu nsenye ziriya ntango biriya byose mbihambire mbitwike ntacyo mba none se abapolisi bagiyeho bakabiyora byose bakabizana hari n'uwarwaye agahinira biranuguka byo mwana Ego abapfumu bategura ibyo bintu bya kinyarwanda akazana isekuru akazana ingasira akazana igicuma akazana igisaba akazana urwabya akazana ingata akazana urujya akazana amasaka akazana ibishyimbo akazana agacuma akazana imbeteza akazana imbuto agatereka akazana urukwavu rw'inkende rw'ibiki byose agashyira hari rangiza akesitara ikintu cy'igitiyo cyubakiye mu gikuta hejuru yaho yicara akakizamura muri parafu yajya atangira kuragura rero akaza agafata imbehe agashyiramo amazi agafata ishinge akayihambiraho ibintu wagera agakozamo gutya akagutera icyuhagiro ukabura arindagiye hanyuma akabahaye sinye wa wundi uri hejuru ukajya ngo ngo turabakurambere ngo uyu mugore ntabwo azabyara nta kintu kirimo ari ugukanga mbese iyo niyo systeme bakoresha iyo systeme bakoresha ega ibintu byose je nabinyuzemo wabibwiwe n'iki ko ari umunyamasengesho ubyo wabyihore se nabyutse ndi umunyamasengesho kukizwa sinakirijwe mu bihe byatambutse narakizwa suzi narakoraga iki waba wararaguyeho se ndakuyamye none ubwo ngubwo bivuge ngo Salongo uko bivugwa ko atari uko bavugira mu gitembo ndabizi mwana sinaberetse uburyo yacanaga mu isafuriya se ejo uzaze nkwereke kuri inzuki zigwa ku muntu uko babigenza nawe urabikora uramenya byose ndabizi oyo uramenya ntuzinshyireho rekera urebe amahoro sha muzabeshya abantu nakiri muri iki gihugu muzabeshya abantu nakiri muri iki gihugu kandi umugabane w'isi naba ndiho wese nimubeshya mu Rwanda nzaba mu nyumuza kuko mu Rwanda twanga ibinyo ese nta mupfumu uriho uko gukora ubupfumu nyabupfumu teranya inama y'abapfumu babwire bakora inama banduka nihagira undoga nzamenya ko ari umupfumu nta wakubasha bateranya bafite inkuburebe ntabone yihese ndababwirwa nta mupfumu bwa mu Rwanda nta muntu utunze inkuba na zimwe zikubita abantu niziba zigendera zo mu kirere uwaba ari umuntu akubita inkuba abanyarwanda uwo muntu twajya twirirwa dushyingura niziba zigenda ntabwo ziturutse kwa ba Salongo nta muntu utunze inkuba mu Rwanda mwana nta muntu utunze inkuba mu Rwanda nta n'utunze amahembe n'ibitega ngaho ca mu bapfumu hose mu gihugu kuva bafata Salongo impu bazimanuye injyo bazimanuye ingasire bya bintu byose abapfumu bwabuze wabushenge kuko bafashe komanda komanda w'abapfumu Salongo wakwajya ngo ari icyo mu inde wowe yewe se Salongo buryo urimo uramuvugamo ariko mwana urabona jewe siko natekerezaga urambona jewe nk'umuntu ufite umujinya oya erega umujinya ariko ubundi undeba gute Yesu yabwiye abigishwe ngo abantu bagira ngo ndinde wowe undeba gute nk'umunyabwenge inde wowe ndi bwenge wubatse inzu ku rutare se ndi bwenge oya umenye ibihe biriho kamemu ku mwana murumva mwebwe ibihe byo kwiba mu Rwanda byararangiye ubundi kuri The Vibe TV sibyo ukeneye kunywa ikawa nziza ni kuri station Rubisi Chugi Sidati restaurant ukeneye transport attraction tour limited hano kuri station Rubisi ushobora kuhafa dufite vani dufite ndayikona dufite Santa Fe dufite amajipe dufite Vigo wumvise dufite Vigo dufite Vewiti dufite TXL aba diaspora abari mu Rwanda bari mu mahanga ukeneye gutembera ngo nufate imodoka kuri attraction tu ibyo nibyo The Vibe igezeho ibyo nibyo The Vibe ukeneye kureba televiziyo nziza reba Yongwe TV izo ni business zishamikiye kuri Yongwe na The Vibe hari n'ibindi byinshi bitazwi ukeneye nubona nambaye akagakote keza sibyo wambaye neza kabisa ni muri Gordon Furniture niyo nayo ni business hano muri Todomi muri Gordon Furniture injira niho hantu ushobora gukura ikote ryiza ibigo by'amashuri amavuriro nibo bambika abakozi bo muri ambassade nibo bambika muri za ministeri nibo bambika abakozi bo muri Rwanda Revenue nibo bambika niho hantu ushobora kugenda ukagura ikote waryambara bakavuga nubona ndi kuvuga neza nta zindi impamvu zibitera
murumva ko The Vibe ndetse na Yongwe TV irimo iragenda yagura ama business ari mu kazi. Jewe ndi mu kazi. Ntago ari ituro. Ubu ndiyo wamaze kwamamara uramamaza. Muri no minsi usengeye ndera. Usengeye nde. Kame murabibona. Usengeye nde naguha ituro ringana gute ko numva business zagutse zabaye akanga. Niba nk'umuntu wanguriye akagapira. Ngaho rero kuntu mpagaze. Je n'imbaraga z'ituro. Nawe ni inkunga zo gufasha ibiganiro. Ni imbaraga zo gufasha ibintu byose mu byita binyura mu nkunga. Binyura mu nkunga. Rega twamenyere tubwira ngo isaha ni ituro rukwete. Dore isaha yihe mukajumbeye akagapira kagura 150 akagashati ni 150 imbaraga z'ituro. Ibyo bintu mukaje mumbesha ngo ibintu ngura birahenda. Byo nimwe munshirishamo. Birahenda tuba twajyanye kubiko. Apostle ntabwo nzongera kuvuga ibiciro. Ndakwibariza iki kibazo kimeze gutya. Iyo mwitegereje nk'abakozi b'Imana bavugira Imana bavuga iby'Imana bari kuzira n'ibihwanye n'abavugira iby'abapfumu cyangwa bya Satani. Nk'abakozi b'Imana mubibona mute cyangwa mufite gahunda ki? Iyo abakozi b'Imana mutangiye kuzira n'iby'abakozi ba Satani cyangwa b'imyuka y'umwijima kandi ari abantu basaba nk'abahanganye mu mwisi y'umwijima nk'abakozi b'Imana bafite Imana muri bo muri gukora iki cyangwa ntabwo tuzira bimwe twebwe tuzira ibyo twizera bo bakazira ibintu byubatse bya gipfu dukora bimwe gute. Iyo uzize kwihesha ikintu cyundi no mupfuma keza no mupfuma kesha kwihesha wigeze wumva mburana ibyatsi wigeze ubona ibikombe bateruye byo kugira wigeze ubona ibikombe bateruye by'ibyatsi mvanga wigeze ubona iwanjye hari ibitaro wigeze ubona mu biregoregwa wigeze ubona nitwa mu biregaregwa nta kirimo kivuga ngo yari umupfumu ararega kuvuga ngo kwihesha ikintu cyundi ariko ngasanga n'ababishop n'abaposo mu muragihurizaho n'abapfumu kandi ari ariko ntabwo twahuriye mu rukiko mfite Bibiliya ndi kubaha imirongo ya Bibiliya nyine kuki muri kuzira kimwe ntabwo tuzira bimwe twazira bimwe gute. Inyito nimwe hari abapastori uzi bafungiye kwihesha ikintu cyundi hari abuzi ndabakubwiye bandi wari urimo we fa mu kiganiro urumva wari urimo fa ugende oya muretse ugende ari ndimo twajyanyemo hazama bishop wa cameraman byari yakuri Jugisidati restaurant baguhe kofi ufite ihungabana baguhe kofi nunywa kofi ntiwongera guhungabana baguhe kofi baguhe icyo bita wumvise ni bagukorera gakomande hariya baguhe wumvise oya turashaka ko tubwizanye ukuri tubwira ko mutubwira Imana baguhe karabu sandwich Kigali ufite umugoroba w'ubuhanuzi sibyo nka apotre ariko nka apotre iyo uri kubona itegeko rifunga umupfumu ngusubize naryo rifunga umupasiteri itegeko rifunga umupfumu rifunga umupasiteri ahubwo ahantu itegeko rifunga umuturage rifunga general itegeko rifunga umupolisi rifunga umuribe nta muntu uri munsi y'amategeko ikiro cy'ibyatsi n'ikiro cy'amaba byose ni ibiro wishe itegeko aba yaryishe leta yacu nta cyene wabo nta kubaguvukanga wisha amategeko bagufunge kandi bagufunze nubwo so yaba ari general nta witambika. Wabonye umwana wa komiseri arimo wabonye komiseri avuga ati nimundekere umwana kandi ari na nyampinga w'igihugu uwakoze icyaha yakoze icyaha kandi ibyaha byose bikomoka kuri Satani. Abantu bige gukoresha amaboko yabo, abantu bige kurya bikeya, abantu bige kunoza ibikorwa bakora kandi nibabona umuntu ari gukora boye kumuseka. Ese abiyita abakozi b'Imana mwakwiye gutangirwaho urugero mufungirwa kimwe nk'abo cyangwa mwakwiye gutangirwaho urugero muvuga ati mwakoze nk'abari gasopo yo guhagasopa abapasiteri ko bagomba kurya ituro mu buryo bwemewe. Uba pasiteri barya ituro mu buryo bwemewe gute? Wari umurongo mwiza wo gushyiraho amatorero ku murongo, amatoro yagiye ku murongo. Nta mukristo mu Rwanda ugiturira kuri nomero ya pasiteri, baturira kuri nomero y'ikigo ya cace cyangwa kode ya cace. Sibyo abantu bamaze kumenya amategeko. Ifungwa rero rya poso yongwe ryashyize ibintu ku murongo. Ifungwa rya salongo ritumye abapfumu bajya ku murongo. Ifungwa rya misi ritumye abamisi bajya ku murongo. Ifungwa ry'abanyamakuru, ifungwa ryafata ku mavuta ritumye abanyamakuru bajya ku murongo. Ifungwa
ryarwe bitumye abayutubi bajya kumva si ibintu byose atari ku murongo igihugu gitekanye society itoyekanye umuturage kwisonga ibintu mu mahoro twitayire mwana esa poso wenda wimbwira ngo dutaye buretse ndacyafite dukeya two kukubaza wowe wenda nkatunga uzi ibibazo byose byane ibibazo aho babazi ibibazo wabo ministeri ishinzwe ibibazo by'abaturage oya ntago twaje ku bya ministeri twaje kubiri hano kuri iyi mihanda kandi uri wajyanye ibibazo aho babibasa wabaye uretse ukanyumva ibibazo ku kagari cyane ibibazo kuri station yumva poso ngo baseka nkubaza icyanyuma weka nkubaza icyanyuma eske nk'umukozi w'Imana nirwo rwego mpagazeho umukozi w'Imana yakabaye atangwaho icyitegererezo kibi cyangwa yakabaye agaragaza itandukaniro ry'ikibi muri society ibimenyetso bifatika imbuto zabo sirabare nta kintu Imana yahamagara abantu ni mugende mwera imbuto inshingano bago ni mugende mwera imbuto zikwiriye abihari kandi ni muntu ukuri muvugisha ukuri niyo mpamvu bamvugisha ukuri mu biganiro kandi mwirinde kugira umuntu wese mubera ikigusha niyo mpamvu mba nicaye kuri The Vibe vuga ngo ahangaho ukwezi ni gushira $1 rizagwa ejo ntazagwa murambusha inasabye ituro ubwo se numva ntari ku murongo mwiza akwa ugiyeho nyine byaje none se urudwindimira ane za poso iyo munakubaje cyaza ariko ntago uragisubizo cyo dusorezaho iyo mwitegereje murebye nk'abakozi b'Imana mutari gutanga urugero rwiza mubo muyoboye sibyo akoze Imana nibatiyigisha ari bizabigisha nibatigorora ari bizabagoro ubwo tuzakomeza kububaha ifite kontineri yuzuye amapingu itabapiga itabapata itabapiga itabapereka kwenye uroriro hari uherutse guhanura ko mu Rwanda nta mwuka w'Imana ukiriho nuwuweze ese koko nibyo nuwe wabihanura hari uwo watenze ngo nibishaka Theogene wose uriya nukajya umbwira abantu barangiye uriya yataye umugore n'abana uriya anywa ngo ni muri turi bakita ngo iki cyakiyoga gikomeye cyane umuhanuze uriya yataye umugore n'abana reka nkubwire ibintu uriya yataye umugore n'abana uriya anywa cyakiyoga bita muri anywa bakita ngo iki cyakiyoga nka tunuri anywa tunuri uriya yataye umugore n'abana uriya anywa tunuri sibyo jewe naravuze ngo ribo nifate nibishaka imupima urumogi irebe ko atanga urumogi ubwo sinashyize ibintu ku rubanda wata umugore n'abana batatu uri umuhanuzi ukamara amezi 3 utarasambana none se ubundi koko akuma gapima ubusambane nibasanga atarasambana bamfunga ngiye mu ruhande rwo kumushyigikira koko niba mugifite umwuka niba mugifite umwuka wera oya aposa buretse niba mugifite umwuka wera koko kuki muri gufungwa muzira nk'iby'abanyabyaha nkuko yabivuze mwebwe ese nanjye ndacyari muri urwo rwego ndagushyiramo kuko uri aposo okay nabari abana b'abapasiteri uri gukora iki nka aposo habatijwe igihumbi abantu bakira ubutumwa kurikira poso yongwa agarutse umugoroba w'ubuhanuzi inyamirambi bitangaza byarabaye ku kinamba yewe ndimo neza icyaha bandega ni ukuvuga cyane kandi mba ndi mu kazi iyo umpamagaye ukabona nihita bamba ndi gushaka umugati nubatse akazi aposo mu muhanda ndi mu kigo cya muri The Vibe TV urambase iby'abantu mbase n'iby'abantu umuhanuzi unywa tunuri umuhanuzi waba ufite abana wabarataye abana 3 mu rugo wabonye yinywa watabana 2 mu rugo ukajya muri ghetto ukisongera ubugari ukabura ikiro cy'inyamuka giteka wenyine abana bari imvange umwuka wera kaza nave mu kibuga wabo none subwo suko umusebya koko suko umusebya yabanje sakihanura kerekana izo mbuto yera agasubirana umugore we bapfuye iki suko umusebya umugore we bapfuye iki ko umugore ari intama y'Imana ari umumarayika muri kumuziza bananirwa n'umugore muri kumuziza yuko hano abagabo bataye abagore ntukajya ubambira abagabo bataye abagore ntukajya ubambira abagabo bari muri ghetto n'ibisore nk'ibyo na reba ikintu kingana reba nk'ibi biri inyuma reba nk'icyo kintu wagira ngo ni inda kirya nk'ikibata wagira ngo ni Goliath niwe Goliath ya muri jugisi dore pasi wagira ngo ni Goliath
hari ifoto zarapostinga amafoto ikibuno cyaragiye yabaye nk'intare Imana ishimwe ko ntarakura ntago ndakura maze kugipira wo muri cukisi ndeba na kofi yabo urangiza umbwire umuntu aranywa tunuri umuntu aranywa niba bapima urumogi abantu babango barapfuye bajya mu ijuru babapima urumogi abantu babango bagiye mu ijuru baragaruka babapima urumogi abantu babango banywa amaraso y'abantu babapima urumogi abantu bajya mu kibuga bakikunkumura ngo umwuka aramanutse ngo nakarafunzwe bamupima urumogi uzurwa yari yamweje bundi hanura ngo Ernest agiye gufunga yibone mubwira aho yari yamwereye tampaye nka data makuru yari afite yose ariko urabona jewe nicara kuri The Vibe nta makuru ntara mamagare mu majyepfo y'abanyamakuru bahari ba Yongwe TV mamagare Emmanuel mu majyaruguru mamagara Rufosi Bugese mamagare Rurindo Diedon mamagare Nyagatare Silva mamagare hano mu mujyi wa Kigali abirirwa bagenda wangu none Aposo nk'umusaza umubyeyi ese kuki abanyabyaha mu bashyigiki iyo abantu baraguye bararangiye Aposo nawe uzi washatse umugore ugatandukana n'umugore uzaba wabaye ibandi ntago byabaho ugomba kubana n'umugore akara gutya tinya umuntu udatinya gusebya DPR itorero ryamubwirije rikamubatiza akajya ari akavuga ngo representa ngo agiye kwiba ibintu bya DPR imitungo ahunge yahanuye ko Nyabugogo hazaba inkambi kandi ama etage ari kuzamuka nukugumura abaturage nikibonene n'igishushanyo mbonera cyanya cyagara Nyabugogo cyarasohotse agiye kubaka Nyabugogo nziza cyane yahanuye ko umugore w'Imasaka agiye ko azabyara kwibonane ntarabyara yahanuye ko Ezekiel agiye kunywa ibisazi arangije araza arikunguza ngo yongo agiye gusenga ari umuntu umuha ngo agiye gufungwa ari umuntu umuhaye amakuru yabihanuye kumba ari amakuru amaje kwakira ntabwo yari ubuhanuzi kandi twaramwemeye nk'umuhanuzi ko ibyahanuye byasohoye Kurode ntiyaje hano tukaganira kuri The Vibe kiganiro kirangiye nkamubwira ko ndi kugurisha The Vibe agahita agenda agakora ikiganiro agahanura ngo Yongwe iragurisha nkamubwira ko nshaka gutangira ivuga butumwa ryo hanze numvise ko yahanuye ngo The Vibe iragurishijwe ngo Yongwe agiye kuzerera mu bihugu ari ibintu twaganiriye hamwe cyamaye nka data na Korode se yahanuye ari ukubesha ari ibyo wamwibwiriye ururimi rusanzwe runyerera waranyerereye hariya ku rukiko Aposo dusoza nk'umubyeyi niba unafite umunwa komeza usa dusoza jewe mfite imbaraga dusoza muri Jugisidate restaurant je nago ndarya maze gufata nago ndarya winsuka nago ndarya nanjye se numirizaho inde genda korera amafaranga mwicaye mugashaka kujya ku mafaranga yanjye nubona nambaye agapira nk'aka ni amafaranga nubona nambaye ingofero gutya ni amafaranga Aposo ko nawe baguhaye ari benshi ubu twe nago waturemera wenda utarahindura titire Kigali na panda na mimi na panda utarahindura titire Kigali na mimi na panda Kigali na panda na mimi na panda okay time is over rero njyewe ndisonze reka ngira nsoreza ariko nsoza ngira gute pray for you God I will give you everything yes I know nk'umushumba ubimazemo igihe wavuganye n'Imana kenshi nuno mwanya ukivugana nayo kuko ufite umugoroba w'ubuhanuzi mukanya turaza kuvuga ijambo yego aba bana bari kuzamuka bari gukorera amakosa muri uyu murimo yego umurimo w'Imana yego urabagiriye inama cyangwa ufitiye ingamba amakosa gukorwa mu murimo w'Imana yagabanutse kuko amatorero n'amadini byabaye bikeya kuko umuntu yabyukaga mu gitondo ngo yakoze urusengero iwe muri sala yego undi akabyuka mu gitondo ngo yashinze icyumba cy'urusengero undi akagira itsinda ayoborera mu butayu ubutayu bwavuyeho ibyumba by'amasengesho byavuyeho abasengera mu ngo byarahagaritse abantu barajya mu rusengero bareba akavuyo kacike abantu barigishwa ijambo ry'Imana barajya ku murongo kandi zigihari zifunguye none abagifunguriwe ariko bashaka kuba bagwa mu makosa arabagiramo inama nk'umubyeyi mukuru wabibatanzemo kandi itegeko mwana nta kindi uhari umuntu wese nta atari uhari urica itegeko bagutambira urese yirwaneho ariko hari igihe warabanje mu nzu ukababwira ati mwabana mwe ntimunyure muri iyi nzira harimo igisimba kiryana ikibuga ni cyiza ifaranga riraboneka akazi karahari ariko kura urya bikeya
unoza akazi kawe ejo utazibona mu maboko ataraya nubwo tuba twitangira babu ariko birababaje Salongo Imana imugenderere bariya bose Imana ibagendere kandi ribu nawe ntiyabura kubahiriza amategeko kuko nizo nshingano zayo murakoze Aposo turagushimiye ko duha uno mwanya wagize neza Imana iguha umugisha ubwo ndagira ngo nawe udusabire umugisha nk'umubyeyi bakomeze kuryoherwa n'ibiganiro bya Vibe TV bakomeze kuryoherwa n'ibiganiro bya BigTown naho utaha murakoze sawa murakoze cyane